agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusuje dukurikiye muri kano kanya guha ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Ubushakashatsi bwa karindwi ku mibereho n'ubuzima buzwi nka Demographic and Health Survey cyangwa se DHS mu magambo y'Icyongereza bukorwa n'ikigo cy'igihugu kibarurishamibare mu Rwanda bugaragaza ko umubare w'abagore bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bugezweho modern contraceptions wiyongereyeho 6% mu myaka 5 ishize, aho bavuye kuri 58% muri 2020 bagera kuri 64% muri 2025. Muri abo 7% bakoresha uburyo bw'ibinini. None se ubu n'uburyo bukora buti? Ibinini byo kuboneza urubyaro birimo ubwoko bubiri. Harimo ibinini by'umusemburo umwe, harimo n'ibinini by'imisemburo ibiri. Uwo ni Beate Nyirabititaweho, umubyaza akaba akora ku ivuriro Karame Specialized Clinic ry'umuryango Raison des Femmes. Ni ivuriro riri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Aradufasha gusobanukirwa byimbitse imikorere y'ubu buryo bwo kuboneza urubyaro hifashishijwe ibinini. Ngiye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho, nitwe no Saha Bumugisha Mr Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro dukoresheje uburyo bw'ibinini. Mbere yo gutangira ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 w'umuryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakire Beate Nyirabititaweho, umubyaza akaba akorera ku ivuriro Karame Specialized Clinic ry'umuryango Raison des Femmes. Ibinini byo kuboneza urubyaro birimo ubwoko bubiri. Harimo ibinini by'umusemburo umwe, harimo n'ibinini by'imisemburo ibiri. Umusemburo umwe ni progestin, niko bawita mu ndimi z'amahanga. Hanyuma ibinini by'imisemburo ibiri ni estrogen na progestin. Bikaba bikoreshwa n'abagore batandukanye bitewe n'impamvu. Bivuze ngo ibinini by'umusemburo umwe bikunze gukoreshwa n'abagore bakimara kubyara ndetse n'abadamu bashaka kuboneza urubyaro ariko bafite umuvuduko w'amaraso. Hanyuma ibinini by'imisemburo ibiri bikoreshwa n'abadamu bashaka kuboneza urubyaro ariko batari konsa kandi badafite n'umuvuduko w'amaraso nk'uko twari tubivuze mbere. Microlite ni ikinini bafata kimwe ku munsi kandi ku isaha idahinduka. Ubwo ni ukuvuga ngo utangiye kubifata microlite uyihagarika ari uko ushaka gutwita cyangwa se uhinduye ubundi buryo ugakoresha ubundi. Ubwo ni ikinini uzafata mpaka niba ushaka kuboneza imyaka 5, ubwo nyine buri munsi uzajya ufata ikinini. Hanyuma kuri microgino ni binini bafata iminsi 21 cyangwa se 28. Hanyuma wabona imihango ubwo kwezi gutangiye k'umugore kwatangira kongera ugatangirana nabyo. Ubwo iminsi 28 ishize imihango itaraza ashobora guhagarara ukaruhukamo, imihango yaza ukongera ugatangirana nabyo. Ubwo muri icyo gihe wabaye uri kuruhuka ukaba ubizi ko nta buryo uri gukoresha. Yego. Kimwe mu bibazo abakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bibaza nk'iyo atasobanukiwe kwa muganga, no kuvuga ngo bya binini nafashe biratangira gukora ryari. Kuko hari ushobora kubifata akavuga ati nagifashe mu gitondo ubwo ndahita nkora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko ndi gufata bya binini. Ubundi bitangira gukora bivanye cyangwa se bigendanye n'ukwezi k'umugore. Ukwezi k'umugore gutandukanye n'ukwezi tubara twebwe. Ni ukuvuga ngo ukwezi k'umugore gutangira akibona imihango, ni ukuvuga ngo iyo iminsi 5 itarashira atangiye ukwezi, ku munsi wa mbere tukabara akabona imihango, iminsi 5 itararangira agahita atangira bwa buryo bw'ibinini bwo kuboneza urubyaro ari gukoresha. Uwo mudamu rwose aba ari safe butangira gukora akibitangira. Noneho ku mudamu
uheruka imihango iminsi 5 ikaba yararenze, ageze nko ku munsi wa 7 wa 8, ni ukuvuga ngo uriya mudamu nawe we bizatangira gukora ku munsi wa 7 bitangiye. Igihe utizeye ko uzi igihe cy'imihango yawe, igihe wayitangiriye uherukamo, ni byiza yuko ubitangira, ariko niba ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukibuka gukoresha agakingirizo kugira ngo wirinde gusama. Kimwe mu bindi bibazo abadamu bibaza ku buryo bwo kuboneza urubyaro, ubu turi kuvuga ku binini ariko n'ubundi buryo tuzagenda tububona, ni impinduka zishobora kubaho ku mubiri. Twavuga ko abakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bakoresha ibinini, ni nk'izihe mpinduka ku mubiri bashobora kwitega? Impinduka ziza bivanye n'umugore umwe cyangwa ubundi, kubera ko twese tudateye kimwe, ariko impinduka zikunze kugaragara cyane ni nko kugira agasesemi, kugira isereri, cyangwa se kwiyongera ibiro, cyangwa se akaba yanava. Ariko kuvaho bijyana n'ubwoko bw'ibinini wafashe. Ni ukuvuga ngo hari microlite hakaba na microgino. Iyo uri gufata microlite ushobora kuva. Mu gihe umudamu ahuye n'izo mpinduka ku mubiri, wenda hakaba izo yumva adashobora kwihanganira, agirwa izihe nama? Murakoze. Iyo umudamu abona izo ngaruka ziri kumubaho adashobora kuzihanganira, araza tukabiganiraho, tukamugira inama. Twabona rwose izo ngaruka adashoboye kuzihanganira, tukamugira inama yo kuba yahindura uburyo bwo kuboneza urubyaro ari gukoresha. Ikindi kibazo abakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bajya bibaza ni ugutinda gusama nyuma yo guhagarika uburyo. Kuri ubu buryo bujyanye n'ibinini, ese nabwo icyo kibazo kishobora kubaho? Cyane rwose, bitewe n'uko uburyo bw'ibinini tuba twatanze kimwe n'ubundi buryo bwose bukoresha imisemburo, ni ukuvuga ngo tuba twakubaganyije ya misemburo ya wa mudamu. Rero umubiri nturongera gusubira kuri gahunda ngo utekereze ko noneho tugiye gutegura kubyara cyangwa tugiye gutegura gusama ngo tubyara undi mwana. Ni nk'igihe kingana gite mubara ko umuntu yatinze cyane ku buryo binashobotse akabaye asubira kwa muganga kugira ngo barebe? Iyo birengeje amezi 6 uzi ko utari kuboneza, uzi ko wahagaritse uburyo, nta kintu na kimwe uri gukoresha, icyo gihe ni byiza ko ujya gukonsulta cyangwa se ujya kwivuza. Byaba byiza ukajya gushaka umuginekologe bakakugira izindi nama zisumbuyeho. Umubyeyi ashobora gutinda gutwita bivanye n'impamvu, kuko n'ama infection buriya ajya atuma abantu batinda kusama cyangwa se batinda kubyara. Ashobora rero kugira icyo kibazo cy'ama infection, ugasanga hari ibintu byangiritse ku myanya myibarukiro yiwe cyangwa ku miyoborantanga, cyane cyane ko ama infection ajya akunda no gufunga imiyoborantanga. Nabyo byiza ko tugira abadamu kuyivuza hakiri kare. Rero uwo mudamu ubonye ahagaritse uburyo nawe akabona amezi 6 arashize, rwose ni byiza ko ahita atangira kwegera abaganga kugira ngo bamuhe ubujyanama bwimbitse. Turi kugenda tugana ku musozo. Hari igihe iyo tuvuze uburyo bwo kuboneza urubyaro runaka, umuntu ahita avuga ati burya ibinini ndumva ari byo byiza ngomba gukoresha. Ariko wanabigatse uvuga ko imibiri bitandukanye. Yego. Nize nama mugira abantu yumva ko azakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro agendeye ku makuru yahawe na mugenzi we? Ntabwo ari byiza yuko nkoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro nkuye kuri mugenzi wanjye, ahubwo nakagombye kwegera muganga, hanyuma tukaganira, nkamubwira amarangamutima yanjye, hanyuma nkamusaba ko angira inama cyangwa se nkamusaba ko sobanurira, hanyuma ngahitamo ibintu mbizi neza. Kuko nko ku buryo bw'ibinini hari ikintu kijya kigora abadamu cyane cyane. Muri iyi minsi tugira akazi kenshi abagore. Hari igihe umugore avuga ngo nta kibazo nzakoresha uburyo bw'ibinini, ariko akaba yakwibagirwa n'umunsi. Kandi yasimbutse umunsi biriya binini agomba kubifata buri munsi, ni ukuvuga ngo hari etape yaba asimbutse, hari igihe atabonye umusemburo wagomba kumufasha. Niho hahandi ushobora gusanga umugore yatwise, akaza akavuga ngo natwise gute kandi njyewe ndimo kuboneza. Rero ni byiza yuko ukoresha uburyo uzi amakuru yabwo neza, hanyuma muganga ubuguhaye akakugira n'inama, ndetse n'ibyo utumva ukabisobanuza neza kugira ngo ukoreshe uburyo uzi neza kandi wahisemo ubushaka. Nta buryo bwiza bubaho ku muntu runaka, nta n'uburyo bubi bubaho, ahubwo wowe uri kubukoresha. Njye nshobora kubukoresha bukangwa nabi, ngakoresha ibinini wenda bigatuma imihango yanjye itajya kuri gahunda, bigatuma ngira ka gasereri n'agasesemi n'ibiki byose bikaza. Undi wakabukoresha akaba yavuga ati njye nakoresheje ibinini nta n'ikindi kintu ndi bukoreshe. Umuntu uburyo azakoresha bukamugwa neza nibwo
azakomeza gukoresha kandi nta buhuriweho n'abantu nta buryo buhuriweho n'abantu bose ngo bavuge ngo ubu ni bwo bwiza kuruta ubu oya ahubwo uburyo buba bwiza buvanye nanjye ubukoresha. ubwo hari n'ikintu ugarutseho mpise nibuka ikibazo abantu bakunda kwibaza, urabona ibinini babifata buri munsi, noneho umuntu ugasanga ngo yibagiyemo umunsi umwe, akavuga ati niba nibagiyemo umunsi ndabigenza ntise ndakomerezaho cyangwa ndatangira uburyo, bigenda biti iyo umuntu yibagiwe? Ni byiza yuko nawe ahita aba ari iriya minsi 7 kugira ngo yirinde ko ari busame, kuko hari umunsi yasimbutse atafashe umusemburo yagombaga gufata. Niba atafashe rero hari ahantu hari ukuntu ubwo ngubwo byaba byagenze uriya musemburo utakoze, rero aba ameze nk'ugiye kongera gutangira. Ni byiza yuko akoresha agakingirizo iminsi 7 hanyuma ko agakomeza bisanzwe. Muri iyo minsi 7 nabwo ababufata n'ubundi abari kubufata kubera ko bameze nk'aho atangiye bushyashya, ubwo ngubwo yakaba yakoresha agakingirizo iminsi 7 cyangwa se akifata muri iyo minsi 7 hanyuma yashira agakora sex akoreye aho, kuko azaba afite ubwirinzi. Tugana ku musozo rero, nize nama mugira abagore yaba bari basanzwe bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko n'undi wese wifuza gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro? Inama twagira abatugana bashaka kuboneza urubyaro, twabagira inama yuko mbere yo gutangira uburyo bwo kuboneza urubyaro bajya baza tukabanza tukaganira nabo, hanyuma tukabagira inama ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwose dufite, bagahitamo bivanye n'amarangamutima y'uburyo bahisemo bo ubwabo. Kuko twebwe tubabwira uburyo bwo kuboneza urubyaro, tukanabubasobanurira, tukababwira n'impinduka zishobora kuzamo hagati aho ngaho, tukaba twabagira inama z'uko bashobora kwitwara muri izo mpinduka cyangwa izibananiye kuzihanganira bakaba baza kutureba, hanyuma bonyine ubwabo bagahitamo uburyo bagiye gukoresha baboneza urubyaro. Ariko kandi bakanumva ko hari n'igihe wamubwira ko ubwo buryo atari bwiza bitewe n'ibindi waba wamusanganye. Birumvikana, urumva ntabwo wasangana umuntu ufite umuvuduko w'amaraso ngo hanyuma ujye kumuha uburyo kandi buri bumwongerere ku kibazo afite. Gusa kandi twibuka yuko atari abagore baboneza gusa, kuko twabonye ko hari n'uburyo abagabo bashobora gukoresha bari kuboneza urubyaro. Nabwo tuzabugarukaho n'ubundi. Yego, murakoze. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nayo makuru yajyanye no kuboneza urubyaro twifashishije uburyo bw'ibinini twari twaguteguriye muri iki kiganiro. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'uwo muryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakira na yombi. Reka nibutse urubyiruko kandi ko kuboneza urubyaro bitareba gusa abashakanye, nawe wafata uburyo bukurinda gutwita inda utifuza. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu no musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Ngiye gutegura iki kiganiro nkaba nanakikugejejeho, nitwe no saha umugisha Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima. Agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye no kwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo, isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.